Bakristo bavandimwe, tugeze ku munsi wa kane w'icyumweru cyahariwe gusabira ubumwe bw'abakristo. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, umutwe wa 5 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5a n'umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Niyo mpamvu Imana izareka ubwoko bwayo, izawureka kugeza igihe ugomba kumubyara azamubyara. Nibwo abavandimwe be bajyanyweho iminyago bazahura n'abandi b'Isiraheli. Uzavuka azabaragiza ububasha azahabwa n'Uhoraho, azabaragirana ikuzo azahabwa n'Uhoraho Imana ye. Bazagira umutekano kuko abatuye isi yose bazemera ko akomeye, ni nawe ubwe uzazana amahoro. Abanyashuru nibatera igihugu cyacu, nibinjira mu bigo ntamenwa byacu, tuzabateza abatware n'abagaba b'ingabo benshi. Igihugu cya Shuru bazagitegekesha inkota, Abisiraheli bazaba basigaye hagati y'amahanga n'amoko menshi, bazayabera nk'intare ihiga izindi nyamaswa, bazamera nk'icyana cy'intare kiri mu mukumbi, iyo kiwugezemo gice kiri intama kikazitanyaguza, ntawe ubasha kuzikiza. Ngaho nimutsinda abanzi banyu, ababarwanya nibatsembwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 23, iragira ngo Uhoraho n'umushumba wanjye, ntabwo nzagira icyo nkena. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere ya Petero, umutwe wa 2 umurongo wa 21 kugeza ku wa 25. Ibyo ni by'Imana yabahamagariye, kuko Kristo nawe yababajwe ku bwanyu, bityo akababera urugero kugira ngo mujye mugenza nkawe. We nta cyaha yigeze akora, nta n'iby'uburiganya yigeze avuga. Yaratutswe ntiyasubiza, bamugiriye nabi ntiyabakangisha, ahubwo yaragize Imana ica imanza itabera. Kristo ubwe yatwaye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku musaraba, kugira ngo tube dupfuye ku byerekeye ibyaha, maze tubeho dutunganiye Imana. Erega inguma ze nizo zabakijije. Mwari mumeze nk'intama zazimiye, ariko none mugarukiye umushumba wanyu, ari we uyobora ubugingo bwanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri ni iya Luka, umutwe wa 12 umurongo wa 32 kugeza ku wa 40. Mwa bushyo buto bw'Imana mwe, mwitinya kuko so yishimiye kubagabira ubwami bwe. Mugurisha ibyo mutunze mubitangeho imfashanyo, mwidodera imifuka idasaza yo kubikamo, mwirundanyirize mu ijuru ubukungu butazashira. Niho abajura batagera, habe n'inyenzi kugira ngo zihagire icyo zihangiza. Aho ubukungu bwanyu buri, niho muzahoza umutima. Muhore mukenyeye nk'abari ku kazi, kandi amatara yanyagumye yake. Mumere nk'abantu bategereje ko shebuja ava mu bukwe, kugira ngo naza agakomanga bahita bamukingurira. Hahirwa abagaragu shebuja azasanga bari maso, ndababwira nkomeje ko nawe azakenyera, abaha ibyicaro maze abahereze. Naho yaza mu gicuku cyangwa mu nkoko, agasanga bari maso, baba bafite amahirwe. Murabizi, iyaba nyir'urugo yamenyaga isaha umujura azira, ntiyatuma acukura inzu ye. Namwe rero muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Nyagasani umwana w'Imana yinjiye mu isi anyuze mu mujyi muto wa Betelehemu. Yabyawe n'umukobwa uciye bugufi wo mu cyaro, afata umubiri wa muntu, ahitamo kubaho ubumuntu bwe mu butamenyekana no mu bwiyoroshye. Yahindutse ingano mu murima, umusemburo mu ifu, n'urumuri rudahuma amaso, kandi urwo rumuri rwakwiriye isi yose. Mu icuraburindi rya Efurata hatuvukiyemo umutegetsi, umwungeri n'umurinzi w'ubugingo bwacu. Kandi nubwo yari umwungeri wacu, yabaye ntama wikoreye ibyaha by'isi kugira ngo dukire.
Nubwo Betelehemu yari intamenyekana mu muryango ukomeye w'Ubuyuda, yarakomeye ibikesha kuvukirwamo n'umushumba w'abashumba bose, umwami w'abami bose. Betelehemu, izina risobanura inzu y'umugati, ishobora gushushanya itorero rizanira abatuye isi umugati w'ubuzima. Itorero Betelehemu y'iki gihe rikomeje kuba ahantu abanyantege nke, abadafite imbaraga n'abato bakirwa kuko buri wese ahafite umwanya we. Mu midugararo ya politiki, imbere y'umururumba w'ubutegetsi no kubukoresha nabi, bigenda byogera kuri iyi si. Abakristo kimwe n'abandi baturage bo mu burasirazuba bwo hagati baratotezwa kandi bakumva barahejwe muri sosiyete, bakabaho batinya urugomo n'akarengane. Ariko ntibafite ubwoba kuko umwungeri agendana nabo, akabahuriza mu mukumbi umwe, maze akawugira ikimenyetso kigaragaza ko ari hafi yabo. Ubumwe bwabo ni nk'umusemburo ubyimbisha umutsima. Kristo ababera urugero mu kwicisha bugufi, kandi bakamwumva abahamagarira gutsinda amacakubiri no kurema umukumbi umwe. Nubwo ari mbarwa, mu bubabare bwabo bakurikiza intambwe za ntama wababajwe kubw'umukiro w'isi. Nubwo ari bake, bafite icyizere, ntacyo babuze. Bakristo bavandimwe, reka dusoze inyigisho tuvuga isengesho. Mwungeri mwiza, gucikamo ibice k'umukumbi wawe muto bibabaza Mwuka Muziranenge wawe. Tubabarira imbaraga zacu nke no guseta ibirenge mu gukora ugushaka kwawe. Duha abungeri b'abanyabwenge bafite umutima nk'uwawe, bemera icyaha cyo gucamo ibice umuryango wawe, kandi bazayoborana amatorero ubutungane n'ubuziranenge. Turabigusabye Nyagasani, umva amasengesho yacu. Amina. Yari Padiri Providence Idukomeze, Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kanaba. Mugire umunsi mwiza.